Inshuti bavandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi gutangaje. Imana yacu yaturinze, none twongeye kubona umucyo utamurura umwijima, igitondo kirabonetse. Reka rero tubihimbarize tugira tuti: Mana yacu, wakoze kuturinda, uri Imana ikomeye koko, urukundo rwawe n'ineza yawe bihoraho iteka ryose. Natwe abana bawe turagize tuti: ishimwe, icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe none n'iteka ryose, amen. Reka rero nshuti bavandimwe, umwanya mwiza tugezemo, twongere tubahe ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora bakuze kwiga Bibiliya. N'ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato bitegurwa n'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Iki gihembwe rero turi kwiga kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Twarebye Abakolosayi ko bitwaraga mu myizerere yabo, ariko twarebye n'Abafilipi nabo. Ngibyo ibice dukomeje kwiga tureba uko bakiriye Kristo, uko babanye na Pawulo mu ivugabutumwa rya Pawulo, impinduka zagiye zibaho zitandukanye, aho bagize intege nke, aho barwanya urugamba neza, kugira ngo natwe tugire ibyitegererezo, tugire ingingo zimwe na zimwe tubigeraho muri uru rugendo rwacu. Icyigisho rero tugezeho ni icyigisho cya 11, ni icyigisho kitubwira ngo kubana na Kristo, kandi icyo kwibukwa cyacyo twakibonye mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 14, aho Pawulo yabandikiye ati: ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Umurunga, umugozi uhuza ibintu. Biravuze ngo urukundo ni nk'umugozi uzihambiranya ibintu ukabihuza, ufata ibya hariya n'ibya hariya ukabihuza bikaba umuba umwe. Ngicyo rero urukundo ni rwo rubidushoboza. Ahari urukundo hashoboka byinshi. Ingingo y'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ni ingingo yo kuwa gatanu w'isabato. Ni ingingo itubwira ngo kubaho mu mibereho mishya, kubaho mu mibereho mishya. Kandi mbere y'uko tuyinjiramo, reka mbasabe twicishe bugufi dusenge. Turagushimye Uwiteka, umwungeri w'ubugingo bwacu. Abana bawe tugushimiye yuko waturinze ukaba utugejeje muri aka kanya tugihumeka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dukomeje kwiga ijambo ryawe, utugirire neza, reka ritureme mu izina rya Yesu, amen. Kubaho imibereho mishya. Ese birashoboka kubaho imibereho mishya? Yego rwose, ibi birashoboka. Kuba Pawulo yarahangayikishijwe n'amahoro ndetse n'ubwumvikane mu itorero, mu bigaragara biboneka mu ngingo iheruka y'Abakolosayi igice cya 3, wamaze kubona amahoro y'Imana mu buryo burambuye, mu buryo butandukanye, n'amahoro ahatirwa abantu avuye hanze yabo. Saya rero, saya Pawulo atubwira, ahubwo ni amahoro adutwara avuye imbere mu mutima. Ibyo bishoboka gusa kandi iyo Kristo ari we mugenga wacu. Iyo Kristo ari we mugenga, ibiriho byose biba amahoro. Ariko aya mahoro uburyo akomeye, ngo niwe murunga uhuza byose. Umurunga, umugozi ukomeye udashobora gucika. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17, hari amagambo meza cyane dukwiye gufatanya tubwira ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'ibihimbano by'umwuka, muririmbira Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose
n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese ku bw'uwo. Dushima Imana Data wa twese ku bwa Kristo yaduhaye. Kristo ni impano ikomeye cyane twahawe n'ijuru. Bw'ibyo kugira Kristo bikwiye kudutera gushima, kuko twari tugiye buheriheri, Kristo aratabara. Iyi mvugo rero irasobanura neza cyane. Imvugo ngo kuba Kristo ari we mugenga igaragaza ijambo rya Kristo ritura muri twe. Ibyo kandi bibaho igihe dusoma Bibiliya twitonze kugira ngo twumve kandi twige ibiva mu bwenge bw'Imana. Mu bigaragara ntabwo umurongo wo mu Kigiriki usa n'udasobanutse neza. Indirimbo nibyo zigira uruhare rukomeye mu kwigishanya no guhugurana. Nibyo koko, indirimbo zifite umurimo ukomeye cyane mu guhugurana no kwigisha. Ariko ntabwo ari indirimbo izo arizo zose. Pawulo akoresha amagambo yihariye hano, ndetse no mu Befeso 5:19 bakoresheje. Zaburi ni indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Izi ndirimbo tubwirwa, Zaburi ni indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Ibi Pawulo adusaba kubikoresha. Rya somo twahawe ryo mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 19 baratubwiye ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Kubaho imibereho mishya. Ese burya kuririmba nabyo bigaragaza umuntu uriho imibereho mishya? Yego, indirimbo zihimbaza Imana zifite uruhare rukomeye cyane mu kurema imico y'umuntu, mu kurema imibereho y'umuntu no kuguhindurira abandi. Indirimbo zirimo umuti ukomeye cyane. Nubwo tutabyemeza neza, bisa naho aha hagaragazwa itandukaniro riri hagati ya zaburi zo mu isezerano rya kera ndetse n'indirimbo zo mu isezerano rishya zari ziri kugenda ziyongera. Imvugo rero bakoresheje ngo ibihimbano by'umwuka ishobora kuba imvugo rusange igaragaza indirimbo iyo ari yo yose yo guhimbaza ifitanye isano n'imibereho y'ibyamwuka cyangwa imibereho y'itorero. Izi ndirimbo z'ibihimbano by'umwuka ni indirimbo zihimbwa zivuga ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, itorero, imibereho mishya y'abizera, ubuzima bazagira bushya ahazaza. Amagambo rero agize indirimbo ni uburyo bwo kwigisha ukuri no gutanga inyigisho zirebana no kubaho imibereho mishya y'umukristo. Iki mucyumve neza. Amagambo yakabaye agize indirimbo ni amagambo yigisha ukuri, kandi ukuri kukaba gutanga inyigisho zirebana n'imibereho mishya y'umukristo. Indirimbo nyinshi zikomeye zo mu binyejana bike bishize zifite ubutumwa bufite imbaraga, kandi izo ndirimbo zizanzamura ibyiringiro no guhumurizwa bikenewe cyane mu isi iducogoza. Ese nawe ukunda indirimbo? Ese iyo wumvishe indirimbo ziririmbwa hari aho zikuzamura zikakugeza? Nibyo, indirimbo ni kimwe mu bikoresho
bigira umumaro ukomeye cyane wo kuzana abantu kuri Kristo. Ni kimwe mu bikoresho biruhura imitima y'abababaye, kandi ni kimwe mu bikoresho bya mwuka biturisha ubwonko, abantu bagasubira ku murongo. Imbaraga ihindura iboneka mu ndirimbo irakomeye cyane. Ntabwo indirimbo zikwiye guhindurwa. Niyo mpamvu abaririmbyi muri abantu b'agaciro, ntabwo mukwiye kwipfusha ubusa, ntabwo mukwiye kwitesha agaciro, kuko muri ababwiriza bafasha ijuru koroshya imitima y'abababaye, guhumuriza imitima y'abababaye, kugarura abantu kuri Kristo. Niyo mpamvu hakwiye kubaho imirongo migari ku baririmbyi, kugira ngo hatabonekaho gutandukira n'ivugabutumwa nk'iryo. Igihe Dawidi yacurangaga, agacuranga inanga, byagiraga ingaruka nziza kuri Sawuli. Imyuka mibi yarahungaga. Indirimbo zikwiye kwitonderwa. Abahimbyi bagashaka ibihimbano bijyanye na mwuka, injyana zijyanye n'ibya mwuka, n'icyo umwuka wifuza. Umwuka yifuza kuri twebwe abarire. Nuko indirimbo zikwiye gukoreshwa. Muri Samweli wa mbere igice cya 16 umurongo wa 23, aha dufite ibihamya bigaragaza yuko indirimbo zigira umumaro ukomeye cyane. Umurongo wa 23 wa 16 w'igice cya 16 ngo hanyuma uwo mwuka mubi, iyo umwuka mubi yavaga ku Mana agahanga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa, agakira, umwuka mubi ukamuvamo. Biravuze ngo indirimbo zituma imyuka mibi y'abadayimoni igahunga bizera. Nshuti muvandimwe, mujye mukunda ko indirimbo ziririmbirwa mu nzu zanyu. Mujye mukunda ko indirimbo ab'umuryango bazihuriza hamwe bakaziririmba z'ibihimbano by'umwuka. Mujye mushima yuko indirimbo z'ibihimbano bya mwuka zibafasha, zicurangirwa mu ngo zanyu, zicurangirwa mu modoka zanyu, zicurangirwa aho muri. Indirimbo zifite umumaro ukomeye cyane. Zirukana abadayimoni, zirukana imyuka mibi. Indirimbo z'ibihimbano bya mwuka. Ariko nyuma yaho, igihe byagaragaraga ko Dawidi yashoboraga kuzamusimbura, uburakari bwa Sawuli no kutishima byarabyotse. Byagaragajwe ko indirimbo nziza zituje zagabanya guhangayika, zigatuma ubwonko bukora neza, zigatuma umuntu aruhuka, zigakiza uburibwe, kandi zikongera ubusabane hagati y'abantu n'abandi. Abantu iyo bafatanyije kuririmba ibyo bihimbano by'umwuka, izo ndirimbo zongera ubusabane. Indirimbo ni kimwe mu bidufasha kubaho imibereho mishya muri Kristo. Ninde muri twe utariboneye imbaraga indirimbo nziza cyangwa mbi zishobora kugera ku marangamutima yacu ndetse n'ibitekerezo byacu? Indirimbo nziza ishobora kuzanzamura umuntu mu bya mwuka. Nshuti muvandimwe, uzarebe abasani baririmba indirimbo z'isi, abantu usanga barabimariyemo, barabatwaye ingamira ibitekerezo, kandi umuntu mw'icyo avuze ugasanga yacyokoje hose, kandi ari ikibi. Ngaho tekereza, indirimbo nziza z'ibyamwuka ziririmbwa zikaririmbwa hose, byagenda gute? Reka indirimbo zigira uruhare rukomeye mu ivugabutumwa. Imana ibidushoboze. Abaririmbyi mukaze umurego, ariko ibyo muririmba bijyane n'imibereho mubayeho. Ibyo turirimba bijyane n'imibereho tubayeho, kandi bikwiye kuva mu ijambo ry'Imana. Ntabwo bikwiye kuba ibitekerezo byahimbwe n'abana b'abantu. Oya, tubwirwa ko icyo dukora cyose dukwiye kujya tugikora mu izina ry'Umwami Yesu. Mbese ushobora kuvuga mu by'ukuri ko ariko bigenza? Niba atari ko biri, ni gute ushobora guhindura no
ukuvuga ngo niki ugomba kureka gukora niba utashobora kugikora mu izina ry'umwami Yesu. Ibiriho byose bikwiye gukorwa twishingikirije ku mbaraga z'umwami Yesu. Kuririmba mu izina rya Yesu, gukora mu izina rya Yesu, kugenda mu izina rya Yesu. Buri ntambwe yacu yose dukwiye kugikora twishingikirije ku izina rya Yesu. Mbese birashoboka kubaho imibereho mishya bisaba kugendana na Yesu intambwe ku ntambwe. Imana ibidushoboze kuko tutabyishoboza. Imbaraga ya Mwuka Wera ibane natwe. Turi kumwe n'Imana, turi kumwe n'imbaraga ya Mwuka Wera, ibi byose birashoboka. Kristo atubera umuyobozi, natwe twiteguye kuyoboka mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimye Uwiteka mwungeri w'ubugingo bwacu. Uri Imana ikomeye itwitaho, Imana itadutererana. Abana bawe twize ijambo ryawe, twongeye kubona yuko muri byose dukwiye kukugira uw'imbere, kandi twongeye kubona yuko hari imbaraga ikomeye cyane ihindura iboneka mu ndirimbo. Reka dusabire abaririmbyi bose aho bari biyemeje gukora uyu murimo, biyemeje kuririmba ibihimbano by'umwuka. Abadata, imbaraga yawe ibabeho, ibahe guhinduka gukwiriye nyako. Bongere kwibuka agaciro bafite yuko ari abahuza b'abantu n'Imana binyuze mu bihimbano by'indirimbo. Reka wongere kubamenyesha inshingano, wongere kutumenyesha inshingano, kandi uduhe kwera imibereho ikwiriye abizera. Uri Imana nziza, uri Imana itwitaho. Tugushyize mu biganza abadamu batwite, ubarindire imbuto wabahaye, ubakomereze muri wowe, bagume mu masezerano yawe. Twongeye kukwereka abataragira umugisha kugira ngo nabo bahirwe nawe. Data, bihanganisha igihe gikwiriye gisohoye, isaha yawe nigera bazibukwa, kandi niko uteye. Uri Imana y'urukundo. Abari mu mazu y'imbohe tubagushyize mu biganza, ubarinde kwihebeshwa n'ibihome barimo, bahe guhindukira no kukugana. Abarengana ni wowe ubizi, ubabe iruhande, ubarenganure. Ariko kandi Data, abafungiye ibyo bakoze nabo bahe kwihana no guhindukira no kwatura no kuva mu byaha no mu ngeso mbi, kugira ngo Data nibaguhindukirira imirimo yabo myiza bazayibona, bazaguhere ko baguhimbaze. Abari ku bisasiro barembejwe n'uburwayi turabakweretse kugira ngo bagabanyirize uburibwe, bahe ibyiringiro kuri wowe. Uri Imana na kera na kare wakoraga ibikomeye, reka nabo basanga ubagirire neza, kandi abarwaza babo ubahe kwihangana. Reka rero tugushyire mu biganza imfubyi n'abapfakazi, ubakomereze mu kiganza cyawe, barindire imiryango, ubakomereze mu gituza cyawe. Data, niwe ukuziba kiriya cyuho, reka uhabe nk'Imana. Turabasengeye urubyiruko rwacu, abasore n'inkumi, bagushyize mu biganza. Abenshi muri bo nta mirimo bafite yo gukora, kandi Data barayifuza. Reka ubabere igisubizo, ubacire inzira aho berekeza. Data, abadepoza, abavuga bisanzwe, abo bose ubagirire neza, kandi nk'uko tubibonye reka bajye babikora mu izina ryawe, kuko uwakubanje ntacyo abura. Reka Data bashishikare kwiga ijambo ryawe. Wavuze yuko tubanza tugashaka ubwami bw'ijuru, ibindi tukazabyongererwa. Reka icyo bakizirikane, kandi ubahe kugendera muri uwo murongo nta gushidikanya. Data, ibyabo bizagenda neza. Aho rero tugirire neza, aho tugiye kwerekeza intambwe zacu, duhirwe nawe. Ubuntu bwawe n'ineza yawe bibe kuri twebwe. Abatugana batugirireho umugisha, natwe abo tugana tubagirireho umugisha, kandi duhe kwera imbuto ikwiriye abihannye. Ibyo ukunda n'ibyo ushima ubiduhanabira bose mu izina rya Yesu. Amen.